kuriya my life in high school nyine yatangiye ukicara ukabona nta muntu n'umwe uzi ukabona nta muntu n'umwe uri bukuvugishe ntiwabyibagirwa ugeze mu kigo nta muntu n'umwe uzima nyine biba bigoye. ngeze muri kino kigo bwa mbere urabona ukinjira abanyakugira ngo ni ikigo sinabaje mu gasi nagase tuje muri pariki tuje gusura inyamaswa bumva nta kibazo ariko iyo utangiye kurenga kuri gate nibwo byagacira ubona niho ngo ari ukuntu yugeze muri gare utangiye kumva za ndirimbo za Harmonize ariko za Diamond ngo nibwo wumva kugeze mu rugo niyo uri mu modoka wumva nta kibazo you're going home ariko nyine the time you face with your father nibwo umenya uburyo uri bugende nyuma yaho. Sinzi ukuntu narebye nyine mbona akaru kameze nk'inyama buriya nyine ku nyama ndagafata ndakarya ntangiye guhekenya nkajya mvuga ngo ko ari mu rusenda rwinshi kumbiza ibintu byari byambayeho ndi guhekenya urusenda. Mwiriwe neza abakunzi ba MMTV nizere ko mumeze neza cyane. Murayibona aba ni ba star wacu nkuko mubona basari ku murongo urabona n'abakobwa beza. Okay, reka dore ku murongo bagenda batwibwira ubuse dore hariya hirya. Okay, reka dore ara hirya kugira ngo ashe bimeze bite? Sawa. Umeze neza? Umeze neza. Ko mbona look yahindutse. Uko dusanzwe tukubona byahindutse. Byahindutse. Okay, watangira wibwira abakunzi bawe. Amazina yanjye nitwa Arinkamiye Ufite muri my life in high school nitwa Kariza. Azi Kariza? Kariza. Ari ukuntu nawe wakitinga urumva uri umuntu nyine ameze nk'ibibazo byakwishe burundu none ndabona look yahindutse. tuba turi nyine mu kazi ntabwo ariko mu busanzwe bimeze nyine tuba turi mu kazi ugomba nyine kwakitinga nk'uko bigomba kumera neza. Okay, reka twegere undi mugenzi wacu utwika kuri ndabona yitonze aha ngaha sinzi ikibazo cyabaye. Amakuru ni meza. Umeze neza cyane. Ko mbona ibintu byahindutse mba nkubona muri my life in high school ariko none ndabona kariya ni akazi. Okay, nawe watangira wibwira abakunzi bawe. Okay, amazina nkaba nitwa Uwase nkaba nyina muri my life in high school nitwa Ariane. Ko mbona kwitonda byakabije cyane. Ariko n'ubusanzwe nditonda nuko biri ari akazi batazamfata nabi da. Okay, reka twegere no ku wundi iyi ni inshuti y'uwundi ntibasigana. Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego umeze neza. Bakunzi ba my life in high school muze kutubwira uburyo hano abantu bameze n'ukuntu musanzwe mubabona niba ari abantu bihuriye. Umeze gute? Umeze neza. Okay, nawe watangira wibwira abakunzi ba filime yanyu by'umwihariko wowe ku giti cyawe. Murakoze, nitwa Isimbi Jela akina nitwa Jojo. Okay, ayo nawe ari muri bamwe barutwitseho muri my life in high school. Umeze mute? Umeze neza cyane. Abakobwa batatu kuntu nari mbiteze ntabwo ariko ndi kubabona kano kanya. Oya kare bari akazi nyine. Okay, nawe watangira wibwira abakunzi bawe by'umwihariko abakunzi ba my life in high school. Ari benshi nyine bataba bazi mu buzima busanzwe uburyo bameze kuri teri ko nawe bimeze nyine watangira wibwira abantu ntacyo. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Landra nkaba nkoresha izina Nana muri my life in high school. Okay. Reka dutangirane n'ikibazo cy'amatsiko. Urumva ikibazo cy'amatsiko je ku giti cyaje nibajije kano kandi ubusanzwe muri inshuti nyine mu bimeze bite? Murakoze bisanzwe nyine. Okay, turi inshuti ariko nyine ntabwo ari cyane nkuko ushobora kubikora mu kazi ariko turi inshuti. None musanzwe muri n'inshuti busanzwe.
bishatse kuvuga ngo n'ibyo mukora hari ahantu bihuriye. Oh yes. Okay, ikindi kibazo cy'amatsiko. Murabibona nyine My Life in High School ni filime nziza y'inyarwanda iri kugenda itera imbere. Sibyo? Tuvuga ko iri mu mafilime ya mu high school arimo acuruza neza cyane muri no minsi. Ikibazo n'abandi benshi bibaza kubera iki tutari kubona andi ma episode nyine nkuko byari bisanzwe mu minsi yashize. Nicyo kibazo kubera ko turi kubona hari kugenda hacamo iminsi mike tugasanga mwatubwiye kwa kabiri ko rwo uploadinga icyumweru kirashize. Nicyo kibazo gihari nyine gituma mudakomeza ngo mukore cyane. Okay, murakoze. Ikibazo wenda cyaba gihari cyambere na mbere twabanza kwihanganisha abafana kuko hari igihe nyine tuba dufite gahunda yo gukora bigahurirana n'indi gahunda, ariko rwose mutubabarire bigiye gukosoka. Okay, none se ikindi kibazo, ubusanzwe mukina muri abanyeshuri cyangwa nyine nkuko mwabivuze n'akazi? Okay, murakoze. Turi abanyeshuri ariko tugana akazi. Ibyo byose turabikora. Turi abanyeshuri ariko nyine dukwana ku kazi ko gukinisha. Okay, none ikindi kibazo, ni gute mubasha gufatanya amasomo no gukina filime? Kubera ko ibi bintu ni ibintu bisaba umwanya munini. Ni gute mubasha kuba mwabifatanya byombi mukabikorera rimwe? Okay, ubundi gukina filime ntabwo ntekereza ko ari ibintu nyine wihingamo tu. Gushaka kwiga ariko nanone filime tuzikina mu minsi itari yo kwiga kuko ntabwo wabwira umuyobozi wa cyese umwarimu ngo ugiye gukina filime uretse classe, ariko nyine like twabyita nk'impano ubundi kuko nyine tubikora uko bikwiriye kandi mu gihe cyabyo. Okay, gusa njye ku giti cyanjye ukuntu mba mbyumva nyine umugani nk'uko wari ubivuze, twe tuba turi inyuma yabyo tuba tubona ari ibintu bigoye bya danje kuba wafatanya amasomo kuza gusoma script. Nyine urumva ni ibintu bisa n'ibigoranye mukunda, ariko nk'ubidusobanuriye nanone ndumva bikigoye. Oya, ntabwo bigoye cyane. Okay, noneho reka twegere Ariane. Ikibazo kindi twibaza kuri My Life in High School, wowe ku giti cyawe niye feedback nyine ubona mu bafana bati ari cyangwa kuri My Life in High School? Feedback mbona ku bafana nyine ubona bakunze ibintu dukora bakatubwira ati courage, bigatuma nyine tudacika imbaraga. Ibyo bihita bitwereka yuko ibyo dukora nyine hari abantu babyishimiye kandi tubona ko turi gutera imbere. Niyo mpamvu rero mbona feedback yabyo ari nziza. Okay, nk'uko wari bitubwiye ubona nyine abantu babyishimiye. Noneho ku giti cyawe hari nk'abantu muziranye, hari nk'abantu runaka nyine ba hafi yawe, bakubwira iki nyine iyo bakubonye muri My Life in High School urimo urakina kuriya? Ni feedback ituruka no mu bantu muziranye by'umwihariko? Bwa mbere babibona koko baravuze ati sariya niwe tubonye, nange ati wapimye neza ngange mubonye. Nyine bwa mbere ubona utarabyakira nyine bavuga ati se biriya bintu mbona bizinjiza bizacamo, ariko nyuma ukagenda babibona bambwira ati cyazanya mu minsi iri imbere tuvuga ati tuziranye nawe. Abantu nyine bavuga ati reka ntabwo muziranye. Iyo ubona ari byiza barabyishimiye. Okay, ni nk'iyo message waha abanyarwanda nyine ku bitekerezo byinshi mufite nka timu yanyu? Ni nk'iyo message waha abanyarwanda? Bakomeze badukurikirane koko, tujye dusohora nabo bumva bari maso bahita babireba kuko dukora ibintu byiza, tubafitiye ibintu byiza byinshi cyane. Rero bakomereza badukurikirane kandi turanabakunda. Okay, reka twegere uwo bita Kariza. Umeze neza? Umeze neza. Okay, ngiye ikibazo cy'amatsiko ngize kano kanya, sanisha ubuzima buri muri My Life in High School usanishe n'ubuzima bwawe. Bimeze gute? Kubisanisha byaba bigoye. Yagerageze. Kubisanisha nta mahuriro nyine nta mahuriro bifitanye
ko iriya nyine ni story yabaye ziba zarabaye ubuzima nyine tugenda tunyuramo hano ku ishuri bitavuze ko nyine hataba hari utuntu nyine tumwe na tumwe tuba twaragiye tubaho ariko nyine kwisanisha n'ubuzima bisanzwe ntabwo bihuye pe ntabwo bishatse kuvuga ko ibyo ukora ari imusane yo kubayeho ntabwo yitonda bagaragara ko nditonda ariko nyine kuko biriya nyine aba ari niko script iba yanditse kandi ugomba kwakitinga nk'uko script yanditse aho nyine ubwo bihuje no hanze bitewe noneho n'abantu bamusanzwe mubana mu kigo arabibona nyine bagatanga akaba ati wowe niba ushaka kwitwara kuriya nyine birabatungura cyane ko nyine n'undi ntabwo bisanzwe nyine ariko bimeze. Okay, noneho ku kibazo nari nabajije mugenzi wawe ari uburyo nyine My Life in High School ni filime nziza pe ni filime nziza twarayikunze ariko tugira ikibazo cyo kuba itazira kugiye nk'igihe muba mwaratubwira ati ni kwa kabiri saa 3:45 nyine tukaba tuzi ko ari cyo gihe none ugasanga igihe kimwe mwabyubahirije ikindi gihe nyine ntabwo byaciyemo ibyumweru bibiri ni ikihe kibazo gihari nyine cyo kuba mudakurikiza nk'uko mwabitubwiye mudakurikiza gahunda yanyu nk'uko mwabitubwiye twabafana nyine amaso y'umubiri tuba dufite amatsiko menshi cyane. Ikibazo nyine nyamukuru gihari urabona nyine My Life in High School ikinirwa mu kigo ikigo kiba gifitemo nyine activity nyinshi zitandukanye hari igihe mutegura mukavuga ati iki gihe n'iki turi bukine ugasanga nyine bihuranye n'izindi activity z'ikigo kandi zidashobora guhagarara bikaba ngombwa rero ko tubishiftinga mu kindi cyumweru niyo mpamvu nyine ituma rimwe na rimwe nyine tubikora nk'uko bikwiriye ariko ikindi gihe nyine bigakubitana n'izindi activity z'ikigo ukabona nyine isohotse nyine itinze. Okay, tuboneraho no kwihanganisha abafana ba My Life in High School. Ikibazo murabyumva hano kiri no kuba mu kigo bakinira amano runaka haba harimo izindi activity ni ikigo by'umwihariko ni ikigo nyine bakigiramo nk'uko tubibona ikigo nyine gisanzwe twigira munambara gutyo twambara na gutyo umwambara neza. Okay, noneho urumva ko buri wese tubashije kumugeraho reka tuganire namwe mwese sibyo nk'uko filime nyine izina ryayo ryonyine My Life in High School nyine iyo uyirebye warasoje kwiga akenshi waraciye mu buzima bwa high school uhita wibuka nyine za story zagiye zibamo bya biganiro mwagiye mugirana n'inshuti zawe nyine ututedo twinshi tuba twarabaye mu gihe cyawe cyo kwiga mwebwe muracyana kirimo. Mbere yuko mbabaza icyo kibazo mbabaza ahantu mwiga kugira tubashe kuba nakwaza ikibazo. Kariza wiga mu kangahe? Niga mu gatandatu software. Wiga software. Okay, reka twagire Ariane superstar. Okay, nanjye niga level 4 Karine ubwo ni senior 5. Okay, senior 5 nari numvise level 4 byari binshaze nyewe ari ibiki Jojo. Okay, nanjye niga level 4 networking. Ubwo networking ari ubwo network. Yeah, sure. Nana. Yeah, niga level 4 Karine. Ubwo nawe ni senior 5. Yeah. Okay, ikibazo cyanjye noneho reka ngikomeze gutya nkuko niba mubwira ati n'ubuzima nyine iyo wumvishe My Life in High School witomba bwa buzima bwawe waciyemo mu gihe cy'ishuri ukuntu byari bimeze mwebwe ku giti cyanyu nyine murumva amashuri muragerereye high school muragerera nihe story wumva ko reka duhere kwa Kariza ni nkihe story utazigera yibagirwa mu buzima bwawe uvuga ati njye nasoje kwiga ariko ino story ntago nzigera nyibagirwa. Okay, story ntakibagirwa nyine nkuko twakinnye hano muri My Life in High School. Story ntakibagirwa nyine ni ubwa mbere nkigera muri iki kigo nyine dukiniramo. Urabona ni kinini cyane kirimo abantu batandukanye noneho nahaje nta muntu n'umwe nzimo twamanuka nkamenya ikibazo noneho banzanye kwiga mu ishyamba. Umva
ukajya nyine wicara kumwe nyine ubona kuriya my life in high school nyine yatangiye ukicara ukabona nta muntu n'umwe uzi ukabona nta muntu n'umwe uri bukuvugishe ntiwabyibagirwa ugeze mu kigo nta muntu n'umwe uzima nyine biba bigoye ariko nyine uko ubuzima bugenda buza ugenda nyine umenyerana n'abandi ni nk'iyo koto yakubaye utazibagirwa yambayeho nyigeramo hano ndi mushyashya barampagurukije habaye ikirori buri aho ndeba mu kigo cyose nabuze aho ndeba no kugenda numva biranze imbere y'abantu kubera ukiri mushya nari nkiri mushya kandi nta n'abantu benshi nari nziranye mu kigo nabo nyine Ariya noneho ku giti cyawe ikintu wibuka ugaseka ukavuga ati ikintu ntabwo nzapfa nkibagiwe nyine ukumva ni ikintu gisekeje cyakubayeho mu buzima bwawe bw'ishuri ikintu cya mbere cyambayeho wenda ngeze muri kino kigo bwa mbere urabona ukinjira abanyanga kugira ngo ni ikigo sinabaje mu rugo sinagasa tuje muri pariki tuje gusura inyamaswa nkajya mbona nta munyeshuri mbona ngatuye iki ni ikigo ngati ikigo kitabamo amashuri manutse mbona amashuri nawe agati nje mu kigo da ntabwo nje muri pariki iki kigo ukigera nyine kuri gate ari ukuntu ubona ukavuga se classe ziri ikigo ni ikigo kinini cyane nakitegereje mbona ni ikigo kinini cyane kiri ahantu heza byatari kwiga mu kigo ubona ibiti nta zuba rizongera kukugeraho niyo mpamvu mbona gake ari kose ahubwo uba ureba ukareba kuri muhazi ukuntu bimeze izuba ryava ukajya koga muri muhazi imana iki kigo ni icya mbere pe reka twegere kwa Jojo bimeze bite meze neza nk'uko nari ndi kugenda mbaza bagenzi bawe ikibazo kigira giti mu buzima bwawe bw'ishuri ni nk'ikihe kibazo ni nk'ikihe kintu cyaba cyarigeze kukubaho utazibagirwa siko ni byinshi nyine ari nk'akantu kaba kari utundi uvuga ati aka kantu ubundi nyigera muri iki kigo nkitangira no kwiga reka mvuge ngo ngitangira kwiga nibwo bwa mbere bari banyirukanye nigeze kwirukanwaho nyine ariko ntabwo nabyibagirwa kuko nibwo bwa mbere nari ndiye weekend wumvise bimeze bite bumva nta kibazo ariko iyo utangiye kurenga kuri gate nibwo byagacira niho ngo ari ukuntu iyo ugeze muri gare utangiye kumva za ndirimbo za Harmonize kumva za Diamond ngo nibwo wumva ko ugeze mu rugo niyo uri mu modoka wumva nta kibazo you're going home ariko nyine the time you face with your father nibwo umenya uburyo biri bugende nyuma yaho noneho nyuma twakire wita Nana ikibazo ndi mumvaza nyine bagenzi bawe wacyumvise ni ikihe kintu we ku giti cyawe ikintu nahuye nacyo ngera hano nyine kirasekeje tu wenda ikintu cyabayeho nyine rimwe twagiye muri pratique urumva twiga culinary ibintu by'ubutetsi nyine twagiye mu gikoni icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa twari turi mu isomo bita sauce and soup turangije ubwo ngubwo icyo gihe nyine turirimo hari ukuntu ababwira nyine ati ntimukoremo ninkubona ndaguhana ku bantu noneho sinzi ukuntu narebye nyine mbona akantu kameze nk'inyama buriya nyine ku nyama ndagafata ndakarya ntangiye guhekenya nkajya mvuga ngo uko harimo urusenda rwinshi kumbiza ibintu byari byambayeho nari ndi guhekenya urusenda mani abanyeshuri twigana baransetse ntabwo nzabyibagirwa ubu uriye urusenda ndarurya da wari uzize ntizizinda nicyo bita kuzirinda murakoze noneho dukomeje kuganira ari ukuntu nyine nk'uko filime igiye yitwa My Life in High School nyine murabyumva akenshi noneho muri n'abakobwa ari story imwe ntigeze numva yaragiye iba mu bantu benshi iyo ubajije akenshi abajamo nibo babikubwira nibo bazi ukuntu biba bimeze ikintu cyitwa bucket cyo ko nigeze mbyumva bimeze bite wasanga ari uko twebwe tutayitewe
ntabwo twabivuze. oya mwaraziteye ariko mwaraziteye Ntabwo byavuze. oya ari nk'umuntu twigeze kuganira ambwira uburyo nyine high school ye kuntu byagenze uburyo bamuteyemo indobo nko ku giti cyanjye indobo ya mbere nayitewe ntaratereta urumva ibaze kuba bagutera indobo utaratereta bakayigutera oya ntabwo bibaho Ntabwo bibaho ngo wowe warabiteye ahubwo. oya wowe washidutse uri mu ndobo ubwo nibayigutera azagutera iki ikigega biti ikigega ariko ikindi kibazo ni nk'ukuntu muri filime nyine muba mwitwara ugasanga n'urugero nk'ino klike yanyu murabona nyine bafite ijwi riri hejuru muba nyine muba mwamukasije ukavuga ati se nyine mu buzima busanzwe bwo bameze gute Ntabwo ariko bimeze. nabwo bajya banyuza ntabwo bari utunyuzi Niba utunyuza se ureba. ubuzima busanzwe aravuga buriya aravuga ntabwo nabyizera ntabwo nyine Yavuze ngo biratandukanye. kuriya nyine umuntu urebana nawo muri filime ukabona ibintu avuga atandukanye na nawo hanze Yego. okay noneho ni nk'akahe gashya mudufitiye muri My Life in High School nyine ni ibihe bintu bishya mudufite twiteze twebwe nk'abanyarwanda tubirebera hari inyuma Okay, ntabwo bishya byabura kuko nicyo nyine tumaze. Tugomba kubategura ibintu bishyashya like niba barabonye indobo ubundi bazabona bamwe banabakubita bamwe babakubite niba barimo no kunyuzura nyine arabizi bizamubaho. oya muvuze ibintu by'indobo numva ari ikintu munyibukije mu bantu bayikurikiye baze kubitira muri comment hasi ruriya rushyi twabonye bakubitira mu mujyamo ruri sereye cyangwa nyine ukundi kuntu Nta bintu byayisereye bro. batazaba baranabifashe nk'imikino rushyirwa ruriseye Amazi ashyushye yarabonetse n'agatambaro umuntu yarakora akazi kuko hari habyinshi. noneho ikindi kibazo ndabona nyine timu twabonyemo abantu 4 ari umuntu ari kubona ahangaha nyiri gukubita urushyi yaba ari Brianna, right? yeah Brianna uyu munsi hari impamvu yagize ituma ataboneka ariko wenda utazaba byaciyemo hari okay noneho ikindi kibazo ni nk'izihe mbogamizi nyine mwebwe bakinnyi mukunda guhura nazo ba My Life in High School ni nk'imbogamizi runaka nyine twebwe tuba turi inyuma tutaba tuzi ariko nyine aba ari ya danje sibyo aba ari ya danje ugasanga ni imbogamizi hagize n'uwaba afite icyo yabagiramo igitekerezo cyangwa afite icyo yabafasha kuri izo mbogamizi akabaha n'icyo gitekerezo ni nk'imbogamizi iba zitira cyane kurusha ibindi byose nk'uko mugenzi wanjye yabivuze mbere hari ukuntu nyine tuba twapanze nko gukora hakivangamo gahunda z'ikigo n'umva biba bibaye imbogamizi kuko niba witeguye gukora wenda ukavuga ngo next week nta kintu nzakora nzaba ndi mu bintu nyine nzaba ndi kwiyaranja ndi mu byanjye hari igihe bihurirana nyine na gahunda z'ikigo bikatwicira nyine urumva ko ari imbogamizi nyine ikomeye cyane okay reka twegere undi mugenzi wacu Jojo twari turimo nyine mu kibazo cy'imbogamizi mugenda muhura nazo bagiye bazitubwira sibyo no ku kibazo nawe babajije mbere ku mbogamizi z'imyigire oya nta kibazo ku myigire kubera ko like hano tugira prep ebyiri nimugoroba kandi ikindi nta nubwo tujya dukora mu bihe byo kwiga rero tuba twabyitayeho ko bikwiriye okay ari nk'ukuntu urumva ushobora kuba ufite assessment mu gitondo cyangwa ari ukundi ufite ukuntu uri buorganize amasomo yawe nubwo ugasanga hari n'ukundi kuntu hajemo script n'ibiki we ku giti cyawe ubasha nyine kubyorganiza gute okay urumva ubundi umuntu ni mugari hari ukuntu uba ushoboye ibintu hari n'undi utabishobora ariko ndibaza nk'inshuti zanjye nyine tugira ukuntu okay niba ufite assessment ntabwo dukora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba
nyine uriyoganiza ku buryo uri buze kugira umwanya wo gukora kuko niyo dukoze birangira kare ukaba wajya kwitegura then ukajya muri etide ndumva uhita uba concentré n'umunsi ukurikira. Yego. Okay. Ariane, akabazo k'amatsiko nanone ni irihe somo ri gutsinda cyane? Rinsinda ni shimi. Shimi burira gutsinda nanjye niyo yivuze mpita nkango biba bikomeye buriya iyo bayivuze uba wasigaye. yego ko namumenye no mu bundi buzima ntazigera nyitsinda. Amakarbon ngo dioxide ibiki byose simba nanabizi Nitrogen nayo. bikomeye. hama wowe Kariza, wowe ni irihe somo ri gutsinda ukavuga ati isomo nanga bazanye naje nzi ko ndihunze rwose nza kwiga every day nzi ko mpunze imibare bibaho ariko cyanangaje nuko bahise barishyira muri section zose. yemwe bakunzi ba My Life in High School, umuntu utinya imibare nawe ndagusohoje. Nanjye mu bintu byo kwiga byangoraga cyane ni imibare. Abantu muyumva mwubaho cyane. Okay, nka My Life in High School muri abakinnyi nyine ntabwo ari kuvuga ngo ni one project muba mufite, ntabwo ari kuvuga ngo ni igikorwa kimwe nyine muba mwibanzeho cyane, ni ibintu byinshi muba dufite twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'abafana banyu. Nta yindi project cyangwa ahandi hantu twabasanga aho kuba ni project mwaba mufite? Irahari ahubwo inakubinjira ijana cyane. Okay, mwatubwira. Hari projet yindi yitwa My Husband, hazaba harimo ibintu byinshi cyane ndumva ntanabivugaho cyane kuko biteye amatsiko, ariko trust me ko bizaba birenze. My Husband? Yego. Serious? Even umvijwe izina gusa Your husband? My husband, but maybe not mine. Ashakwa. Yego. Your husband Aria? Twitege mu minsi iri imbere umuntu ukunda My Life in High School niyo My Husband igomba imushimisha. Yego twagurutse tugiye Dubai. Mwagiye Dubai? Your husband Kariza? Irahari mu minsi iri imbere bayitege pe, zaba itwika yishyushye cyane kurusha My Life. Bayitege nyine zabirenze. Noneho nari ndimo nibaza ikibazo cy'ukuntu abantu timu yanyu uburyo nyine mutuze ngo barihe.